N'umwe mu bagabo b'amazina akomeye mu gihugu cya Tanzania, dore ko ari umwe mu bahetse umuziki wa Tanzania, yitwa Baba Levo, ndetse akaba ari umwe mu bagabo abantu benshi bakunda cyane. Burya uyu mugabo kimwe mu bintu abenshi batamuziho, Baba Levo arasetsa ku rwego ruhambaye. Iki ni ikintu uyu mugabo abenshi batamuziho, buriya ngo ni umwe mu bagabo bagira inshuti cyane cyane so mu muziki, dore yuko burya ngo icyo cyangwa se iyo mwabaye inshuti ntabwo ajya abyibagirwa. Rero uyu mugabo yamaje kuba afata intera, dore yuko yamaje kuba umudepite uhagarariye umujyi wa Kigoma muri Tanzania, ndetse akaba ku munsi w'ejo hashize uyu mugabo yararahiye ndetse akarahirira izo nshingano. Rero mu bari bahari hari umuhanzi Diamond Platnumz, ndetse ni mu minsi myinshi ishize ngo twagiye tubabwira mu nkuru zacu zagiye zitambuka, dore yuko uyu muhanzi atarahari kuko kuva muri Tanzania havuka imyivumbagatanyo kubera amatora ya Perezida Samia Suluhu Hassan. Diamond yahise afata iya mbere aba ahunze igihugu ho iminsi mike kugira ngo bibanze bise nkaho bijya ku murongo. Rero ku munsi w'ejo bundi cyangwa se ku munsi w'ejo hashize akaba aribwo nyine yongeye kugaragara mu irahira rya Baba Levo, aho uyu mugabo yaje kugaragara ari kumwe n'uyu mugabo yaje kumushyigikira. Baba Levo yakomeje kugenda avuga ati njyewe inshuti yanjye cyangwa uyu mugabo ni inshuti yanjye, ati ndetse ntabwo inshingano zishobora kunanira, ati ntabwo nshobora kuba nananirwa n'inshingano mfite inshuti zanjye zingana gutya. Ati Diamond Platnumz ni inshuti yanjye, ati kandi burya yabonye aho natsikiye cyangwa se yabonye aho bitarimo kugenda neza, ati azangarura cyangwa se azangira inama. Yakomeje agenda amushimira avuga igihe cyangwa se avuga ku gihe bamaranye, agenda avuga ati uyu mugabo twabanye mu bihe bigoye, twabanye mu bihe byinshi bikomeye, ati na magingo aya ngaya turacyari kumwe. Abantu benshi bakomeje kuvuga bati Baba Levo, ati uyu mugabo yakomeje kugenda akora umuziki, ati none ageze ku rwego rushimishije. Gusa ubwa mbere tubonye muri Afurika abahanzi baba abanyepolitiki, twarabibonye mu gihugu cya Uganda, twarabibonye mu gihugu cya Tanzania ndetse n'ahandi wenda hatandukanye. Rero bivuga ngo Baba Levo ni umwe mu bagabo bakunzwe muri Tanzania, kandi ni umwe mu bagabo bavuga ari kigera, dore yuko ari umwe mu bagabo bagiye berekana yuko umuziki ushobora gutuma umuntu akundwa akagera ku rwego rwo kuba bamugirira icyizere no mu bindi bintu bitandukanye mu gufasha igihugu muri rusange. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yitwa Tatibu World, mu gace twita Tatibu Update, aho tukugezaho amakuru agiye acicikana muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zitwa Tatibu TV, Instagram, TikTok ndetse na Facebook zitwa Tatibu TV. Njyewe nitwa Eni Yusufu, duhure muri comment.